ihame ry'umunsi nk'uko mubizi turi mu mwaka wo gukira ku buzima bwawe, ku bugingo bwawe, ku gihugu cyawe, aho uri hose. Itangiriro 21:6 Sara aravuga ati Imana irasekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Reka dufatikanye na Sara dusekane nawe bagiye kugufasha guseka mu izina rya Yesu. Uyu ni Sara wari umaze kubyara Isaka, amubyaranye n'umusaza w'imyaka 100. Sara ku myaka 90 abyara umwana w'umuhungu witwa Isaka nk'uko Uwiteka yari yarabivuze. Umva nkubwire mwene data, Imana igukorera igitangaza gikomeye kimwe abantu bavuga ko bitazashoboka. Imana ishingiye ku ihame ryayo ry'isezerano yagiranye nawe, maze gukorera igitangaza. Ikimara kugikora, abazabyumva bose Imana igusetse, abazabyumva bazasekana nawe. Akira igitangaza kigiye gutera abantu guseka, akira igitangaza kigiye gutera abantu ibyishimo, akira igitangaza utaziyererana, utazabika mu nzu, kizatangaza abazacyumva bose. Shoje nkubwira ngo komeza wibukuriwe, biri mu bigize amahame. Shalom.